icyo ngicyo nicyo cyo kumurebaho ku munsi w'ejo. Hanyuma ku byo hanze y'ikibuga rero kuko ndimo ndaterera akajisho ku minota ndagira ngo tubone iminota mike yo kusesengura gake. Ejo umuyobozi Tade Twagirayezu yarahageze ahagera ari kumwe na Kelly Abraham ari kumwe na Abdul Karim uyobora umuyobozi wungirije wa Fanbase n'abaheba Mike yaje kuhaza habasanga na Sadat ahagera habasanga baganiriza ikipe na Vivensi kugira ngo ntaza kugiraho nibagirwa na Vivensi nawe yararimo turimo turajyana ariko mu ruziga makuru namenye nuko ngo muri prime de match ganye ubuyobozi bw'ikipe buri bushyireho Sadat arashyiraho 100 rye kuri buri muntu niba Reyo yashyize 200 ubwo arababaye ubwo ni Truwasa niba Reyo igize 300 ubwo arababaye 4 urumva amafaranga Sadat ashyiraho ntago abatanze mu by'ukuri amafaranga ari munsi ya miliyoni 4 nya rwose birashoboka cyangwa 3,900 Kanyizo ibyo yabivuze Perezida taravuga Perezida Tade yavuze simbizi ngewe wenda sinzi ibyo Perezida yateguye ariko nje mbaye mbivuze Perezida Tade arangije aravuga ngo twari tuje kubereka ariko harakarikana Sadat yabwiye abakinnyi arababwira ngo twe twavugira aha umutoza yakoresha imyitozo ariko umusifuzi nawe wamwifirima ngo match iratangiye nimwe muzaba mufite ikibuga twe nta kintu twabafasha n'amafaranga nimwe ubwanyu muzaba muri mu kibuga nimwe muzaduha ibyishimo cyangwa mukabitwima Seru mugo na amuprometa ko rwose bashyiramo imbaraga zabo zose igihe kigeze kugira ngo batsinda APR niwe yavugiye bagenzi be Perezida Tade arangije aravuga ati aba bari igice cya mbere cyabo twagomba kuba turi kumwe ntabwo turi bubabwire prime hanga twe tuzaza muri camp amakuru namenye nuko na Jean Fidèle Uwayezu muri camp nawe ari mu bagomba kujya muri camp arajyayo cyane camp ariko ngo bashaka ko bazayijyamo ejo mu gitondo apana uyu mugoroba abayobozi ariko abayobozi okay usura ikipe muri camp mu gitondo basangire breakfast bitegura match ya APR prime de match ganye ishobora kugera kuri 500 ya Reyo ubwayo ya Rayon Sport aya Sadat atarimo oya ubwo byose nabihurije hamwe ishobora kugenda ikagera kuri 500 surambwa ko Jean Fidèle wari buburi jana yabura yatirikaho muri ya groupe bajya bakotirizamo abantu barimo baritanga bafite target yo kugeza miliyoni 10 za prime Tade Twagirayezu 500 yashyizeho yo muri groupe yo muri groupe Muvunyi Paul 500 yashyizeho abandi bawe bo ukomeza ushakisha Muvunyi Paul hari ahatagaragara ariko jewe ikintu mwemerera nuko iyo bavuze ngo ikipe ikeneye amaboko mu buryo bw'amafaranga ahita yohereza gutegura match rega bintu byose ba n'intsinzi Rayon Sport yitsinda ubu Rayon Sport twaye igikombe urabizi cya champion n'urugero aba bantu bose twumva bebandi twumva baraho ku ruhande ngo bashaka kurwanya Tade wareba bahurira hano ndashaka reka nihutishe Tade Twagirayezu yatunguranye muri interview aravuga ati Sidiki niyo kimubaje ariko tubona uri hano wenyine abantu muri komite bari hari komite zirenze imwe kandi nyinshi ko tubona uherekeza ikipe wenyine byagenze gute ubwo ndi wenda uri muri komite ni Sadat uri muri board ati uyiyobora ute ko ikipe igoye kandi henze reka tubanze twumva icyo yasubije reka tumwumve rero Perezida Tadeyo ibyo byose uko mbibana kose urabona ko atari bibi nibaza ko nta cyapfuye kubera ibyo ngibyo mbwiye ariko mfite abantu bamfasha benshi ntago izi nsinzi ntago kuri Rayon Sport ibayeho Rayon Sport ntago ibayeho mu gutsinda gusa nyuma yo gutsinda hari ubundi buzima hari imishahara hari prime hari kandi byose biratangwa harimo Mike Habishuti na Kelly vuga ngo nabantu ngo bamfasha ngo kurusha ngo baje kuziba icyuho ngo bari kuziba icyuho ngo barimo ngo no mu nshingano twe twibaje tuti none se assemblée
kubundi asambure nishyira abayobozi aravuga ati nyine asambure nigera abashyizeho Budavid asambure nigera n'ubundi bimeze nk'izi komite zose tuzashyira agapira hasi ko haza baje amategeko mashya byibura meanwhile kuko asambure ntiri uyu munsi cyangwa ejo meanwhile kwiheka jenyine biragoye nabibonye mu byo asa nk'ushaka kuvuga aba bantu barimo baramfasha ariko we bandi hafi oya ikigaragara bano bantu Abraham Kelly ndetse na Mike ni abantu bari muri komite ya Rayon ariko officiellement illegalement sinzi niba ntabwo ari abantu batowe mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ari abantu bari muri komite ya Rayon Sport ariko uramutse uvuze ko batanarimo badafata imyanzuro nabwo wabubeshye we nukuvuga ngo Tadeo nibyo yakavuze ariko kubera ko azi ko bano bantu batigeze batorwa n'abanyamuryango aba bantu kuba ari abareyo by'ubwabyo bidahagije nibyo yakavuze ariko ntabyo yavuze ariko reka ngutera aramutse nabivuze bishobora kumukoraho cyane uvuze ati nabashyizeho nibo ba vice president banje ntabwo fan base aho ngaho yamubaza ibintu byinshi cyane wese ubashyiraho gute ufite ububasha ariko ibintu si bishya muri Rayon mwabantu mwe kanyizo umuntu witwa Murenzi Abudara 2012 na 2013 ayobora Rayon Sport mu buryo bwemewe ibinyanza uriya Vitali na Rudasingwa nibo bari aba vice president ariko byaje kurangira Murenzi Abudara yinjijemo Gacinya na Shafi birangira rukuntu abacometsemo bageramo Gacinya nyuma yaho no gutorerwa kuyobora Rayon Sport nyuma yaho Muyuvunyi Paul atorerwa kuyobora Rayon Sport Prosper na Gacinya bari bamwungirije mu buryo bwemewe n'amategeko baratowe na assemblée ariko baza gushwana bamera nk'abahanganye acomekamo Tadeo na Fred murabyibuka ko abantu bari bose ko Tadeo na Fred ari bo bungirije Muvunyi abacomekamo bageramo Fred akunda no kuvuga ari navuga cyane ahubwo sesengura ingingo zose birangiye banatwaye n'igikombe bagaciye na Prosper bagira bajya ku ruhande kandi aribo bari baratowe niba mubyibuka Sadata kijyaho Sadata torwa yari yaratoranywe na Prosper nabwo Prosper buriya yari yungirije Sadate baza kugirana ibibazo nawe aragenda haza gushyirwamo Fura buriya nawe yacometswe nko ku ngufu kubwa Jean Fidel oya kubwa Sadate kubwa Sadate Fura yungirije Sadate atarigeze atorwa meze kubwa Jean Fidel no kubwa Jean Fidel nawe muzi ko abantu muri komite bagiye bakagenda Fura arongera ari Fura hayitaza muri Rayon bibamo abantu batoranwa n'umuntu bigahinduka bameze nk'abatemeranya nawe nakabayizaniye abandi ibi bintu bimaze imyaka myinshi ibi bintu bizakemurwa n'amategeko ahubwo Tadeo nuko yabitangaje ngiye n'amategeko naza abandi babashyiraho batabitangaje rese ngabarega nkubaze amategeko yo naba ubundi hagatorwa komite y'abantu tuvuge batanu babiri bakigendera bamwe bakazagera bakigendera bakabivamo kuko ntibizarangira perezida azasigara wenyine hazashaka abandi bamufasha mu buryo nyine buri imigo bategereje iyindi asambure nukuvuga ngo Rayon Sport ni kazitunga niko imeze hano nisha amategeko yavuze ati wenda uyu Mike araba ndi nka vice president Kelly abari simbura Patrick mu bijyanye n'iki n'ububitsi ariko nyine ni ukumufasha ntabwo yanomye yavuze yabisobanuye avuga ngo urumva ngo Kelly ngo buriya ngo azi ibintu bya finance ngo arabagenda ngo bamfashe mu bintu bya finance aho niho wumviramo ko ari mu bubitsi naho ubundi ntiyigeze avuga ati Patrick nako Kelly mugize umubitsi Mike mugize vice president yabivuga byari guteza rwasere nawe ni umunyabwenge urumva se yabikora ariko baramufasha barimo baramfasha muri gusa gihe kintu nzi kubariyo reka mubwize ukuri bene abantu bitokeza ntibajye babura buri mana naba ngaba nababananiranywe na Tadeo ntabwo yabura abandi mugacinjira ushaka gusanga Tadeo nazanagenda ushaka kuzumva nka Mike avuga ati genda yibyimba bakayimu none se reka nkubaze sinzi kuntu bigenda suppose let's assume Rayon Sport iradondadonze kuko Rayon Sport situation irimo ubundi ntiyakabaye natsinda n'izi match 3 zikurikirana kuko nyine ni ikipe ibaho bwambara ubukeye mu buryo busa nk'ubugoyi niyo mpamvu ugiye mvuga ngo ni kazitunga aba bantu bakadondadonda bakageza ku musozo wa shampiyona bakagira chance bagatwara nk'igikombe cya shampiyona ikipe iheruka mu myaka 6 ishize wibwira ko abantu biyamamaje abareyo bose batabajya inyuma ahubwo abareyo ntibabamamaza ukoza amakosa akomeye nibatsinda aperi muri weekend Assemblée Générale izaba mu kwa mbere izahita ibemeza uzabibona nibatsinda